Ya ngira ngo mbasuhuze mwese mukurikira cyangwa se mwese mukunda gukurikirana ibiganiro bya Societe Steven White. Noneho uyu munsi inkuru mbazaniye ni inkuru y'akababaro, by'umwihariko ni inkuru y'akababaro ku musore mwakunze cyangwa se ku mugabo mwakunze muri benshi, yamenyekanye ku izina ubundi rya Rocky cyangwa se Kimomo. Uyu Rocky Kimomo biravugwa ko channel yiwe mwamenyereye cyangwa se mwakunze yari imaze no kugira abakunzi benshi, yitwaga Rocky Entertainment, yamaze gusibwa burundu kuri YouTube, yamaze kuba yakurwa ku rubuga rwa YouTube channel. Iyi channel ya Rocky Entertainment ubu yamaze kuba yakurwa ku rubuga rwa YouTube bitewe n'impamvu zitandukanye, ari byo tugiye kwinjiramo neza muri iki kiganiro, ndaje tubyinjiremo neza sasa. Ubundi iyi channel yamaze gusibwa cyangwa se yabashije kuba yakurwa ku rubuga rwa YouTube, ni channel ya creating cyangwa se y'umugabo twari tumenyereye nk'umusobanuzi witwa Rocky Kimomo, niyo mazina yitwa, ariko ubusanzwe ubundi we yitwa Wizeye Mark. Iyi ni channel yiwe yari yarafunguye, yanyuzagaho ibiganiro bigiye bitandukanye, cyane cyane twamenyeho twakunze gukurikiranaho amakuru y'ibiganiro bya politike. Ngira ngo nimba muyikurikiranaga cyane cyangwa se mwayikurikiranaga nkanjye nkuko nayikurikiranaga, mwari mumaze iminsi mubona ko ibiganiro by'iriya ntambara ya M23 na Congo n'uburasirazuba bwa Congo yari irimo iraca kuri iriya channel. Buri munsi twabonaga amakuru cyangwa se updates zitubwira aho iyo ntambara igeze. Ngira ngo kandi si ibyo gusa, ahubwo iyi channel n'ubundi yakunze nanone gucaho ibiganiro byinshi by'iyobokamana cyangwa se by'integuza. Uyu mugabo yakunze gucishaho Rocky Entertainment, ku channel ya Rocky Entertainment yakunze gucaho ibiganiro by'iyobokamana bibwiriza abantu cyangwa se bikangurira abantu kuko n'ubundi ngo igihe cya nyuma cyari cyegereje. Ngira ngo abantu mwagiye mukurikirana ino YouTube channel ya Rocky Entertainment, ibiganiro mwarabibonye byose. Ikindi kandi nababwira ko ibi biganiro uyu musobanuzi Rocky Kimomo cyangwa se Rocky Kirabiranya nk'uko akunda kubyita yagiye acisha kuri ino channel, byarakunzwe, bimaze gukundwa n'abatari bakeya, bituma iyi channel yiwe ikura igera ku rwego rwo muri channel byayigize channel ya mbere hano mu karere kacu ifitwe cyangwa se ikurikirwa n'abantu benshi cyane. Ngira ngo nimba mwarabikurikiranye neza cyangwa se mujya mubireba mwabirebaga, iyi channel ni imwe muri channel za mbere hano mu Rwanda twa dufite zari zimaze kuzuza abarenga miliyoni y'abasubscribers, abarenga miliyoni n'ibihumbi 300 by'abasubscribers bari bamwe mu bakurikirana ino YouTube channel ya Rocky Entertainment. Ndetse ngira ngo mwanabonye n'amashusho cyangwa se amavideo yaherutse n'ubundi gusirwa hanze n'uyu musobanuzi Rocky Kimomo asohokeye n'ubundi kuri ino channel yiwe yitwaga Rocky Entertainment, agaragaza ubwo yajyaga gufata igihembo muri Amerika cy'umusobanuzi cyangwa se kimwe muri channel za mbere zuzuje miliyoni y'abasubscribers kuri YouTube hano mu Rwanda, cyane ko dore ko ari n'abakeya bafite bari bafite channels zifite abasubscribers bagera muri miliyoni n'abarenga. Kuko ngira ngo nimba munabikurikirana neza, uyu musobanuzi yari afite channel ikomeye irusha n'iza bano bahanzi bacu dutinya kubaha cyane ngo ni abastari ba hano mu Rwanda, harimo ba Bruce Melody, ba The Ben, abo bose yabarushaga channel ikomeye cyane ko bo bari bakiri mu bihumbi za 800 muri za 500. Ngira ngo nimba nibuka neza channel ya Bruce Melody ifite ibihumbi 800 birenga y'aba subscribers, hanyuma ya The Ben ifite ibihumbi 500. Uyu musobanuzi we yarari mu bafite channel zabashije kuzuza miliyoni subscribers. Ni ikintu ngira ngo mwumva ko gikomeye cyane cyatumaga ino channel iba mu za mbere. Ngira ngo n'amashusho mwarabonye ajya muri Amerika kuzana igihembo cy'umuntu ufite channel yabashije kuzuza 1M subscribers. Ibyo ngira ngo mwarabibonye, muranabindusha cyane, muramukurikirana cyane. Ikindi kandi ndagira ngo mbasobanurire, ubundi nshobora kuba ndi kuvuga ngo 1M subscribers cyangwa se 1.3M subscribers, mukagira ngo ubundi ni ibintu biri aho ngaho, cyangwa se kuba hari channel ifite miliyoni n'ibihumbi 300 by'abasubscribers ni ikintu giciriritse. Ibyo ni agari ikintu giciriritse, ahubwo ni ikintu gikomeye cyane kuri nyiri yo channel ndetse no kuri urubuga rwa YouTube muri rusange. Ubundi hari abantu batazi cyangwa se badasobanukiwe iby'izi mbuga nkoranyambaga, babona bo bafungura YouTube bakareba video bakasohoka bakagira ngo niko bimeze, ariko ndagira ngo ubwire ko ubundi YouTube ni urubuga rw'akazi rutanga amafaranga ku bantu abanga badukunze kwisa ngo dukunze kwita ngo ni ba content creator. Abantu bafungura ama YouTube channel bakayashyiraho ama video twe tukayareba, nibo ni zimwe muri channel zinjiza amafaranga menshi y'amadolari ndetse agatunga ba nyiri macana. Kugira ngo ibingibi tubyumve neza, ndaza kwifashisha cyangwa se ndaza kwifashisha icyo twita average income ya igeneratingwa na namwe mu YouTube channel bitewe nuko igenda ikurikirwa, hanyuma bize gutuma twumva agaciro iyi YouTube channel ya Rocky Entertainment yari ifite hano mu Rwanda, ndetse n'agaciro yari ifite uyu musobanuzi wacu twita Rocky Kimomo dukunda turi benshi.
reka nze tubyinjiremo neza akantu ku kandi. Ubundi uru rubuga rwa YouTube ngira ngo kugira ngo mubyumve neza ngiye kwifashisha buno buryo bwo kubasobanurira. Umuntu wafungujeho account hanyuma akabasha kuzuza aba subscribers cyangwa se abamukurikira mu bundi buryo bakanze kuri channel yiwe bakiyandikisha 1000, ahabwa hagati y'amadolari 100 n'amadolari 150 ya buri kwezi, ari umushahara uhoraho yinjiza buri gihe. Hanyuma kandi nanone umuntu wafunguje YouTube channel cyangwa se account ya YouTube kuri no rubuga rwa YouTube akaza kuzuza aba subscribers 10,000, uyu we ashobora guhembwa angana n'amadolari 500 kugera ku 1000 ya buri kwezi. Ni ukuvuga ngo aya mafaranga yo tuyashyize mu Nyarwanda, ni ukuvuga ngo ni guhera kuri hagati y'ibihumbi 600 n'imisago by'amanyarwanda kugeza kuri 1,500,000 by'amanyarwanda. Aya ni amafaranga aba yinjizwa n'umu content creator cyangwa se umu YouTuber ubashije gufungura account ya YouTube kuri no YouTube channel yiwe cyangwa se kuri no YouTube, hanyuma akabasha gukurikirwa n'abantu basaga 10,000 bonyine. Ngira ngo urumva ko ayo mafaranga ni amafaranga menshi umuntu aba yinjiza. Ngira ngo ayo ni amafaranga ahembwa n'umu YouTuber wabashije kugira 10,000 by'abamukurikira kuri no rubuga rwa YouTube. Hanyuma sasa umuntu wabashije gufungura no rubuga rwa YouTube akageza mu 100,000 by'aba subscribers cyangwa se abamukurikira 100,000, uyu we ahembwa hagati y'amadolari ngira ngo ahembwa hagati y'amadolari 1,000 kugera ku 10,000 buri kwezi. Ni ukuvuga ngo aya ngaya tuyashyize mu Nyarwanda nasanga 1,000,000 kuva kuri 1,000,000 n'imisago kugera kuri 10,010,000 z'amanyarwanda n'amafaranga aba yigizwa n'iyo channel buri kwezi bidahinduka, kuko yabashije kuzuza 100,000 by'aba subscribers. Sasa rero hari amachano akomeye yayandi twita ngo naya mbere mu za mbere, harimo n'ingi umusobanuzi dukunda turi benshi cyangwa se dukurikira wamenyekanye mu gasobanuye cyane ko tutanashidikanya ko ari we wa mbere hano muri game y'agasobanuye mu Rwanda. Uyu nguyu witwa Rocky Kimomo cyangwa se wari ufite ino channel yitwa Rocky Entertainment. Amachano afite 1M subscribers, ni ukuvuga ngo yo ahembwa angana iki. Ibi nibyo ngiye kubabwira. Ni ukuvuga ngo channel y'umuntu wese wabashije kugera kuri 1,000,000 subscribers, ni ukuvuga ngo ahembwa hagati y'amadolari 10,010 kuzamura kugera ku 100,000 by'amadolari bitewe naho abarebye video yiwe baherereye, location cyangwa se igihugu baherereyemo, ndetse n'umubare n'amasaha barebye iyi video. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wabashije kugeza channel ifite 1M subscribers ahera ku madolari 10,010 kuzamura kugera ku 100,000 by'amadolari. Ni ukuvuga ngo aya tuyashyize mu Nyarwanda ni ukuvundi ni kuva ku bihumbi ni kuva kuri 1,010,000 n'imisago z'amanyarwanda kugera kuri 1,000,000 zirenga 100 z'amanyarwanda. Aya ni amafaranga aba yinjizwa n'iyo channel ifite 1M subscribers buri kwezi, amafaranga aba yinjira buri kwezi. Sasa rero uyu musobanuzi Rocky Kimomo ni ukuvuga ngo channel yiwe yari imaze kugera muri izi channel za mbere zihembwa akayabo k'amafaranga ahera kuri ayo mafaranga ngira ngo 1,010,000 z'amanyarwanda kuzamura, ngira ngo ni bakeya mu Rwanda baba bayinjiza. Noneho bayinjiza ku kintu kitanavunanye, atari no kuvuga ngo akora muri ministeri runaka, ari kwipostingira video hanyuma akinjiza amafaranga ngana gutyo ku kwezi. Kandi ngira ngo ikindi nyine YouTube nagihembera aba subscribers bonyine, ahubwo n'ama views n'amasaha abantu barebye video zawe nabyo YouTube ibihembera ukwabyo. Ikindi kandi kugira ngo wumve neza agaciro YouTube ikomeye cyangwa se YouTube nk'iyo ku rwego rwa Rocky Kimomo, iyi Rocky Entertainment yari ifite, ntago ibyo byonyine kuba ifite abantu bayikurikirana benshi yinjiza amafaranga menshi bitewe n'abantu benshi bayikurikirana, ntago ari byo byonyine bituma ahembwa amafaranga avuye kuri no YouTube, ahubwo hari n'andi mafaranga afatwa n'uyu musobanuzi bitewe n'abantu yamamarije agacisa cyangwa se akanyuza ibikorwa byabo kuri no rubuga rwa YouTube, bitewe n'uko abantu bafite ama business baba bakeneye kumenyekanisha, baramwishyura n'umuntu ufite abantu benshi bamukurikirana kuri no rubuga rwa YouTube channel akanyuza ibikorwa byabo. Hanyuma nimba afite miliyoni y'abantu bamukurikirana kuri no rubuga, biba byoroshye ko kwamamaza igikorwa cy'umuntu nayo ni amafaranga yandi yinjira bitewe no kuba afite cyangwa se popularity y'abantu benshi bamukurikirana kuri no rubuga rwa YouTube. Ngira ngo kugira ngo ubyumve neza iyi YouTube channel y'uyu musobanuzi Rocky Kimomo cyangwa se YouTube channel twatumenyereye ku izina rya Rocky Entertainment, kugira ngo wumve agaciro cyangwa se ubunini bwayo n'uburyo yari ihambaye,
iyi ni YouTube channel yinjizaga amafaranga angana n'amadolari 3,000 kugera ku 5,000 bya buri kwezi. Ni kuvuga ngo ni hagati ya miliyoni 3 n'imisago kuzamura kugeza kuri miliyoni 5 n'imisago z'amanyarwanda ku kwezi. Aya ni amafaranga yinjizwaga n'iyi channel ya YouTube y'umusobanuzi Rocky Kimomo buri kwezi, miliyoni 3 kugera mu kuzamura kugera kuri miliyoni 5 z'amanyarwanda. Aya ni amafaranga yinjizwaga n'iyi channel y'umusobanuzi Rocky Kimomo buri kwezi. Hanyuma iyi channel nanone andi makuru aragaragaza ko iyi channel ya YouTube ya Rocky Entertainment irashobora kwinjiza asaga amadolari 150 no kugera ku 250 by'amadolari buri kwezi. Ni kuvuga ngo ni amafaranga asanga miliyoni 160 n'imisago z'amanyarwanda yinjizwaga n'ino channel buri kwezi. Sasa rero amakuru kugeza ubu ngubu ahari ndetse yizewe, atari ibintu byo kubeshya, atari bipapira, nongera ngo hari n'abandi bamaze gukora ino nkuru, singe wa mbere ugiye kuyikora, nuko iyi channel imeze gutya yinjizaga aya mafaranga menshi cyane y'akayabo mu Rwanda yamaze kuba yasibwa ku rubuga rwa YouTube burundu, ikaba yamaze gukurwaho. Ngira ngo n'abagerageje kuyisacinga mwayibuze, kugira ngo nanjye mbere yuko nkora ino nkuru nabanje kureba ino nkuru igisohoka nanga kuyizera, ndabanza ndavuga ati kugira ngo ntangariza abafana banjye ibintu biri seriye bifite ukuri, bitewe nuko mwese abenshi muri mwebwe dukurikirana cyangwa se twakundaga ibikorwa by'umusobanuzi Rocky Kimomo, nabanje nanjye kujya kuri YouTube nsacinga no rubuga cyane ko narindi mu barukurikiranye, nari umwe mu basubscribers barwo, ndarusacinga ndarubura. Ukuvuga ngo ino YouTube yamaze gusibwa koko byanyabyo burundu ku rubuga rwa YouTube. Ikindi kandi ngira ngo ibi ngibi ntago ari ubwa mbere bibaye kuno rubuga rwa Rocky Entertainment cyangwa se kuno channel ya Rocky Entertainment. Ngira ngo mu minsi ishize mwigeze kubona Rocky apostinga ko yagiye muri Amerika, nabwo channel yiwe yari imirakora ariko itakibasha kumonetiza. Na makuru yitangarijwe nawe ubwite. Ngira ngo mu bantu mukurikirana Rocky Kimomo hari channel yindi nshyashya yaramaze gufungura yitwaga Kimomo News, ubwo ngira ngo nayo ndayamamarije Kimomo News. Hanyuma yigeze gusohora video ndaza kuyibashiraho gatoya muyirebe, ari kuvuga ko channel yiwe cyangwa se Rocky Entertainment channel yaje kuba ihura n'ibibazo runaka, akaba agiye kuba yimuriye ibikorwa byiwe kuri iyo channel yari yamaze gufungura yitwa Kimomo News, ariko avuga ko agiye muri Amerika kuza gukurikirana ibyo bibazo by'iyo channel yiwe, cyane ko urumva mu ba YouTubers bafite miliyoni subscribers ntago ari umuntu woroshye ku rubuga rwa YouTube. Yari kugira ngo ajye gukurikirana amenye ikibazo kiri gutera kuba channel yiwe itamonetize. Ubundi iyo tuvuze kumonetiza ni ukuvuga ngo urubuga rwa YouTube iyo wamaze kuzuza ibisabwa cyangwa se ingamba zabo bagusaba kugira ngo ube umwe mu banyamuryango cyangwa se abakoresha runo rubuga rwa YouTube, amafaranga uhabwa nicyo twita monetization. Uburyo uhembwamo na YouTube bwitwa monetization. Yo ntago ari salary, ntago ari profit cyangwa se interest, bwo bwitwa monetization. Ni ukuvuga ngo rero iyi Rocky Entertainment yari imaze igihe icaho ama video ariko itacyemerewe kumonetiza cyangwa se itacyemerewe guhembwa. Gusa muri iri joro ryo kuwa 22 nibwo iyi YouTube noneho yaje kuba yanakurwa burundu ku rubuga rwa YouTube. Sinzi ngira ngo abantu mwabashije kugera kuri YouTube muze kugerageza musacinga ino YouTube, muraza kubona ko ibintu turi kubabwira ari ukuri. Iyi YouTube yamaze kuba yasibwa kuri runo rubuga rwa YouTube. Uyu sacinze urabona ko channel yiwe yari imaze kugira 1.3M subscribers cyangwa se abasaga miliyoni 1,300 by'aba subscribers. Uraza gusanga iyi channel nta ikiri kuri YouTube, ahubwo hariho abandi ngira ngo n'abapapirizi cyangwa se abashinyaguzi niko nabita, abatangiye gufungura izindi YouTube channel ntoya bakazita Rocky Entertainment nkuko iya mbere ya Rocky Kimomo yitwaga, ariko uraza kubona ko bo n'ubundi baracyafite abasubscribers bakeya. Nta muntu nagerageje kureba kuri no YouTube, zino YouTube bafunguye nsanga nta nimwe ifite abasubscribers bagera no mu 100. Abasubscribers 100, urumva ko nimba YouTube yari ifite 1.3M subscriber, ntabwo ya dropping ku bigera kuri miliyoni, iva kuri miliyoni imwe igere ku bantu 100 bonyine. Ni kuvuga ngo YouTube channel y'umusobanuzi Rocky Kimomo yamaze kuba yasibwa. Ubundi uribaza ngo bigenda gute kugira ngo YouTube channel cyangwa se umuyoboro wa YouTube ukomeye nk'uwo cyangwa se umuntu w'icyamamare nk'uyu nguyu bawusibe, biba byatewe n'iki? Ngira ngo ibi ngibi nibyo ngiye kubabwiraho, mbibasobanurireho, mbabwire uko biba byagenze kugira ngo n'abandi ba YouTubers twese dukorana
twirinde aya makosa atuma cyangwa se ashobora gutuma tubura umugati, kuko kuba ino YouTube channel ya Rocky Entertainment yabashije gusibwa ni igihombo gihambaye, kuko urumva nimba YouTube yabashaga kwinjiza asaga miliyoni 3 cyangwa se miliyoni 5 za buri kwezi kuri no YouTube mu bikorwa byonyine byayo bwayo, ni YouTube rwose yari komeca. Urumva ko icyo ngicyo ari igihombo gikomeye umusobanuzi ahuye nacyo. Ikintu cya mbere aba YouTubers twese tugomba kwirinda mu gihe turimo turaploadinga cyangwa se turimo turashyiraho ibiganiro ku mbuga zacu bikaba byatuma channel zacu zisibwa cyangwa se ziba banned, ni ukwirinda icyo twita copyright. Kugira ngo mbibasobanurire neza abatabizi, ni uburyo ufata video y'undi muntu cyangwa se amashusho cyangwa se audio yakoreshejwe n'undi muntu atariweho nyirayo, hanyuma ukayadownloadinga nk'uko ari kuri YouTube, ukayakoresha ukayakoresha nta burenganzira bwa nyirayo wabuherewe. Icyo ni ikintu cya mbere gishobora gutuma YouTube channel yawe cyangwa se gishobora kuba n'impamvu ya mbere yaba yatumye YouTube channel y'uyu musobanuzi Rocky isibwa. Icyo ni ikintu cya mbere gishobora gutuma channel zisibwa. Ariko iki ngiki ngira ngo nkurikije uko mbizi, umusobanuzi ni umuntu mukuru cyangwa se ni umuntu warumenyereye iby'imbuga nkoranyambaga, ntago ari umuntu wakoresha video cyangwa se amajwi atarayiwe muri video cyangwa se ku rubuga rwiwe. Ni umuntu wari ubimenyereye ko ibyo bintu aramutse bikoze byamujyana ku cyago. Ibi ndaje turebe rero ni ibindi bisigaye bishobora gutuma ino YouTube channel yiwe yasibwa. Ikindi kintu bashobora kugenderaho cyangwa se YouTube ibuza aba content creator gukora cyatuma ama channel yabo bayafunga, nicyo twita violence cyangwa se itoteza cyangwa se violence bwo nabyita nko gutoteza cyangwa se kwibasira uruhande runaka. Ari narwo ngira ngo ari nayo mpamvu nini bari kurega YouTube channel y'umusobanuzi Rocky, bari kuvuga ko ngo byabiri guterwa no kuba yafunzwe ino YouTube y'umusobanuzi, byabiri guterwa nuko ngo yaramaze iminsi acisha ibiganiro by'intambara ya M23, ndetse ngo biri mu mpamvu ngo yaba yatumye ino YouTube channel yiwe ifungwa. Gusa kugeza ubu ngubu nta makuru yizewe agaragaza neza cyangwa se asobanura neza icyatumye iyi YouTube channel y'umusobanuzi Rocky Kimomo ifungwa. Gusa nanone hari andi makuru avuga ko iyi YouTube channel y'uyu musobanuzi Rocky Kimomo cyangwa se iyi YouTube channel twitaga Rocky Entertainment yabasha cyangwa se nanone yaba yibwe. Ngira ngo murabizi mu minsi ishize duherutse gura n'ikibazo cyuko bamwe mu ba content creators, wenda urugero rwa hafi nahita mvuga mukatamwibuka, ngira ngo umwese muzi uyu muhanzi cyangwa se uyu mubyinnyi bamwita General Benda. Ngira ngo murabizi ko mu minsi yashize duherutse gura n'ikibazo cyuko ngo TikTok account yiwe nayo yakurikirwaga n'abasaga 500,000 birenga byaje kuba yakwibwa. Ubundi rero nibyo ni channel ya YouTube ya Rocky Entertainment bari kuvuga ko bishoboka ko nanone byaba byayibayeho ikaba yinjiriwe n'abajura abangaba twita cyber security cyangwa se abamuzi aba hackers, bakaba babashe nabo bashobora kuba bibye ino YouTube channel y'uyu musobanuzi Rocky Entertainment. Gusa kugeza ubu ngubu uyu musobanuzi Rocky Entertainment nta kintu yari yatangaza ku nkuru yiwe cyangwa se kubijyanye n'ibura rya YouTube channel yiwe. Gusa kugira ngo mwumve neza iki kintu mugisobanukirwe neza kigendanye n'ubujura bw'izi channel, iyo channel yibwe hari uburyo dukora cyangwa se dukoresha bwitwa appeal bwo kujurira ku rubuga rwa YouTube. Ubu ngubu iyo ubikoze bishobora bituma abakurikirana umuntu wibye channel yawe bakamenya aho iherereye, ndetse bikaba byavamo kuba wayisubirana nyine nka nyirayo bakongera bakayigusubiza. Mu gihe rero ibi ngibi biri kuba, nabwo channel yawe ibisibwe burundu kugira ngo wa muntu wayibye aba arekeye kuyikoresha cyangwa se amafaranga iyi channel yinjizaga atayabonaho uburenganzira, baba bayifunze ibuze burundu ku rubuga rwa YouTube. Ngira ngo ni nabyo bishoboka ko byaba byabaye kuri no channel ya YouTube ya Rocky Entertainment, kuko ngira ngo Rocky abaye yakoresheje itekanike channel yiwe ibaye yibwe akayidekarara kuri YouTube, byaba ari nayo mpamvu yatumwe isibwa cyangwa se ikabivanwe ku rubuga rwa YouTube kugira ngo habanze hakurikiranwe neza uwayibye hanyuma azayisubirana. Ibi byaba bisobanuye ko iyi channel iramutse yibwe nk'uko turi kubitekereza, iramutse yibwe byaba bisobanura ko igihe runaka nibamara kumenya neza cyangwa se kugenzura uwayikoresheje cyangwa wayibye, iyi channel twaba tuzongera tukayisubirana, Rocky akongera akayisubirana, tukongera kuyibona tukayisubirana, cyane ko ari na channel nziza twaboneragaho amakuru yacu ya buri munsi.
gusa habaye hari n'ikindi kibazo, ngira ngo mwabonye indi channel Rocky yafunguye yitwa Kimomo News, ngira ngo kugira ngo tumushyigikire twayigeraho tugakora subscribe, tugakanda like, follow ndetse n'ibindi byinshi byose kugira ngo iyi channel uyu musobanuzi wacu dukunda turi benshi nihagira andi makuru asohoka cyangwa se atangazwa n'uyu musobanuzi Rocky Entertainment cyangwa se Rocky Kimomo, turaza kuyabwira nayo tuzabishyize kuri channel yacu ya Steven White. Ndagusaba kugira ngo ukande subscribe, ukande like, comment ndetse na share nimba utari wabikora, kugira ngo turusheho kugira ngo twagure uno muryango wacu wa Steven White umugari ugere kure cyane. Ciao ciao.